Yes. Hello guys, nizere ko mumeze neza. So uno munsi rero ngarutse kongera kubabwira ikintu ku bijyanye na TikTok. Hari comment merutse kwakira ejo bundi. Umuntu yaranyandikiye arambwira ati ese ni gute video zanjye zarebwa n'abanyarwanda? Ese nawe icyo kibazo ujya ukibaza? Ese nawe icyo kibazo warakigize? Niba warafunguye account international ukaba ukeneye ko video zawe zirebwa n'abanyarwanda, icyo kibazo warakigize? Reba niba warakoze subscribe hano kuri iyi channel, hano ukandeho, hanyuma ufungure no kunzogera kugira ngo njye mbasubiza ibibazo byose mwibaza ku kijyanye na TikTok. Twari tumaze igihe twibanda ku bintu bijyanye na make money online, ariko byose ni kimwe n'ubundi no kuri TikTok naho duhari, tubereka uburyo muzajya mukoreraho amafaranga, apana kujya kuri TikTok ugiye kureba ama video. Reba ko wafunguye inzogera, ukande like kuri video, ukande like, hanyuma tubane. So noneho tugiye kujyana kuri TikTok, hanyuma nsobanurire uyu muntu, nawe niba ufite icyo kibazo ukirebere hano. So twinjiye muri TikTok yacu, nk'uko muri kubibona neza cyane. I don't care who's doing better. Aha turi ni muri TikTok. So ubundi kugira ngo umenye yuko TikTok yawe cyangwa se video zawe iyo ukeneye ko zirebwa n'abanyarwanda, banza urebe niba video ukora cyangwa se ukoze video ugiye kwa uploadinga ivuga ikinyarwanda. Iyo ni step ya mbere. So kuvuga ngo uzahindura igihugu ushyiremwo video yawe ijye ikurikirwa n'abanyarwanda, ntabwo ari cyo kizatuma video yawe irebwa n'abanyarwanda. So ngiye kukwereka amakosa ukora kugira ngo video yawe yo kurebwa n'abanyarwanda. Urugero rwa hafi. So urugero tubange urugero rwa hafi. So uyu muramuzi, wenda mbereke amakosa mukora, video zanyu ntizibashe kuba zarebwa n'abanyarwanda. Okay? Urugero ngiye kuza mfate iyi video iri hano. Hari abantu nabonye mukora amakosa, ugasanga uraje hano kuri TikTok, udownloadinze video nk'iyi ngiyi, hanyuma ukagenda ukayishyira kuri account yawe. So reka tubikore hano mubibona. Network nizitworohera bikihuta, ariko nibitatworohera turabyihorera kugira ngo video itaza kutubana ndende. So guys, nyuma yo gufata kanya kubera internet iri kugenda gakeya, nkuraho video y'abandi itari yanjye kugira ngo mbashe kubasobanurira impamvu iyo ukoresheje video y'undi muntu ukayishyira kuri account yawe igenda ikazimya ibintu byinshi cyane kuri account yawe, ari nabyo ndi busobanure. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gushyira video kuri TikTok account yawe, ubanza kureba ko iyo video ari yawe ku giti cyawe, kandi sound cyangwa se ijwi riri kuvuga muri iyo video nta wundi muntu wayikoresheje. Nka kuriya mukoresha song, ugasanga song nk'abantu nk'icumi bayikoresheje kuri TikTok zabo. So nabyo bituma account yawe idashobora gukurikirwa. Ntabwo ari ikibazo cy'uko wahinduye location, ahubwo reba video itarigeze ikoreshwaho kuri TikTok. Ni ukuvuga ngo izi ari nk'umwihariko wawe, hanyuma noneho abantu barayireba nka video nshyashya, na TikTok ubwayo irayisharinga nka video nshyashya. So twihuse rero, reka mbereke video nkuyeho ninyishyira kuri ngiye kuyishyira hano. Nabwo ndabizi ko bidari bufata umwanya mutoya, ariko ndabereka nyuma namaze kuyishyiraho. So tugiye kwa uploadinga video. Kuya uploadinga murabizi, dore ni hano, ni kuri aka ga plus, uraza ukagakandaho,
ugakanda muri galeri. So video nakuyeho sinzi niba muri kuyibona hano, dore ni iyi ngiyi y'uyu muzungu. Kanze wenda nyiplayinge mu yumva. Iyi niyo video. Iyi niyo video nkuyeho ngiye kwa uploading. So muraje murebe itandukaniro rero ririmo mu gukoresha video y'abandi. So ndaza nkandi hano upload, hanyuma wenda nandikeho amagambo umunyarwanda wenda. Ndekera ibyo birahagije. So hanyuma mite nkanda hano handitse ngo post, sorry hagifuyeho ariko naha hasi biba bihari, kandi hano handitse ngo post. Ndaje mbereke itandukaniro ririmo mu gukoresha video y'abandi. So mu gukoresha video y'abandi ukayishyira kuri account yawe, ari byo nari maze gusobanura mu kanya. So kugira ngo ugire views cyangwa se abanyarwanda bagukurikire, shyiraho ibintu bivuga ikinyarwanda. Iyo ni step ya mbere. Step ya kabiri, reba ko video ugiye gushyiraho nta wundi muntu wayishyizeho. Step ya gatatu, reba ko ijwi riri kuvuga muri iyo video nta wundi muntu warikoresheje kuri TikTok. So aho ngaho icyo gihe video yawe TikTok ubwayo izayisharinga nka video nshyashya ikeneye kurebwa n'abantu bashyashya kuri TikTok. So nushyiraho video ugasanga nta muntu wayirebye, ujye umenya ko iyo video atari wowe uyishyizeho wenyine. Ako kantu mugasobanukirwe. Nushyiraho video ugasanga nta muntu wayirebye, ujye umenya ko iyo video ushyizeho, niba ari nawe wayikoze, ijwi wakoresheje hari undi muntu warikoresheje, right? So rero ngiye kukwereka nk'ubu nshyizeho video y'abandi, ngiye kukwereka noneho ngiye kukwereka itandukaniro ririmo. So ubu ngubu video yamaze kugeraho. So nituzana muri video zanjye n'ubundi nk'ibisanzwe, mbibutsa ko ukora subscribe. Niba ukeneye no kuzajya ushyiraho video z'abandi, nzagenda nkwereka uburyo ushobora gushyiraho video y'abandi ikarebwa, kandi TikTok ntigire ikibazo, ntikuzane ibindi bibazo ngo video washyizeho ni y'abandi. So ndaje mbereke rero itandukaniro riri muri iyi video nshyizeho, ndetse nibimbwira ko iyo video nshyizeho atari iyanjye, ndetse nibinyemeza ko iyo video itazigera irebwa. Nibyo ngiye kubereka hano. So video nshyizeho rero ni iyi ngiyi, right? So video nshyizeho ni iyerekanye kandeho. So video nshyizeho ni murabona imaze umunota wose. Imaze umunota wose igiyeho. Muri kubibona hano. So ninza rero nkakanda hano muri more inside, niho tugiye gukanda hano. Turahakanze. So nukuvuga ngo nkimara gukanda hano bari kumbwira ngo your video is not eligible for recommended in the For You feed if you disagree with the content restriction you can appeal. Nukuvuga ngo iyi video ntabwo izigera iba eligible, cyangwa se ntabwo izigera igira, ntizarebwa, ntizahembwa. Ibyo ngibyo byose uba ugomba kubikora. Niba wizeye ko video yawe ari wowe wayishyizeho, ari iyawe, sound iri hariya ukabona bakubwiye ko video yawe iri not eligible, uraza ugakanda hano appeal. Ugakanda hano appeal ugasobanura ko video ari iyawe. Ariko niba ubizi ko video ari iyawe, so iyi video rero ntishobora kugira views nimwe. So aka kantu rero nuzajya ujya gupostinga ukabona ushyizeho video imaze nk'iminota 10, ujye ubanza ucekinge ko aya magambo ari hano, so aya magambo ari hano batayaguhaye. Nusanga bayaguhaye, ujye umenya yuko iyo video yawe itari bwigere irebwa.
ntuzategereze ngo nuko utahinduye location, ntuzategereze ngo ni ikibazo wenda kindi cyabaye. Ujye umenya ko niba video yawe bakubwiye ko iri not eligible, ntabwo izigera irebwa. Ninarebwa izagira views 10, views 30, views 50. Izo views nta kintu zamara. Ni ukuvuga ngo hano iyi video imaze umunota wose, ninza hano nka refreshinga, nta kintu bari bunyereke. Muri kubibona hano nta kintu bari bunyereke. Noneho iyi video ngiye kuyikuraho, ngiye kuyisiba noneho nkireho video ifite umwihariko wanjye, ndabibereka nabyo, right? So no kuvuga ngo nkizeho video yanjye nikoreye y'umwihariko wanjye. So tugiye kureba itandukaniro riri hagati y'iriya video y'abandi nari nkizeho, cyangwa se nubwo yaba itari y'abandi, ariko ukamenya neza ko amagambo arimo nta kibazo abangamira kuri TikTok. Murabizi ko TikTok hari amagambo menshi igenda yanga, ibiyobyabwenge n'ibindi nk'ibyo. Ukareba ko video ugiye gushyiraho itariho ibyo bintu byose. So hano rero ikindi ugacekinga ko sound iri muri iyo video ari sound yawe nyine, nta yindi sound yavugiyemo. Nibyo bintu uba ugomba gucekinga. So nkwibutsa neza, niba utarakora subscribe kuri iyi channel, wayikora ubu ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha gukurikira step nk'izi ngizi. So nk'iyi video impamvu nyikoze, ni umuntu wari wanyandikiye, ariko n'abandi bari bafite icyo kibazo, nkeke ko basobanukiwe. Ikibazo ntago ari uko ikibazo gihari ntabwo ari uko ushyiraho video location ariyo hanze. Nk'ubu ngubu video zanjye zirebwa n'abanyarwanda, nabyo turi bubirebe, kandi location mwarabibonye ko account yanjye ariyo muri USA. Ibyo nabyo ndaza kubibereka. So kugira ngo video zawe zirebwe n'abanyarwanda, uba ugomba gushyiraho ibintu bivuga ikinyarwanda, kandi ikindi ukareba ko video ushyizeho nta wundi muntu wayishyizeho, cyangwa se ijwi riri kuvuga muri iyo video nta wundi muntu warikoresheje. So hano rero ngiye kubereka video yanjye nshyizeho nakoze, nubwo byose uba ugomba kubicekinga. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana video imaze kugeraho. So iriya video nari nashyizeho yari imaze umunota wose, nta performance iratwereka. So mwari mwabibonye. So tugiye kujya hano muri profile. No kuvuga ngo video ngiyi iba yagezemo hano, murabona ko iri nta muntu urayireba n'umwe. Nituza tukayikandaho, murabona ko yo nta munota urashira, iracyari ku masegonda. Muri kubibona hano, muri kubibona. Reka dutegereze umunota. So noneho reka dukande hano kuri more insights. Niho tugiye gukanda. So tugiye kuhakanda turebe neza ko rya jambo bari baduhaye mu kanya batongeye kuriduha. So nibyo tugiye kureba. Turaza dukandeho dutegereze. Murabona yuko rya jambo ntaryo baduhaye. So nubona ushyizeho video yawe, rya jambo twari twabonye mu kanya ritwereka ko video yacu iri not eligible, ukabona ko ntaryo baguhaye, ujye umenya ko uko byagenda kose, yaba iminsi umwe, yaba iminsi ibiri, yaba iminsi 3, video yawe izarebwa. Nushyiraho video ukajya hara kuri more insight, ugafungura bagakwereka gutya uko bimeze hano, ujye umenya yuko video yawe nta kabuza, nta kindi kibazo kijemo, video yawe izarebwa n'abanyarwanda, kandi ntuzigire ngo izarebwa n'abantu bo hanze. So nidukora refresh, murabona ko umuntu wa mbere yamaze kureba video. Muri kubibona hano, ni ukuvuga ngo umuntu wa mbere yamaze kureba video. Reka turebe umunota. Ni ukuvuga ngo video imaze iminota 2. Ni ukuvuga ngo imaze iminota 2, ariko umuntu umwe yamaze kureba. Wibuke iriya nta muntu n'umwe wari wamaze kureba video. Ni ukuvuga ngo n'iminsi 3 yashira, ugasanga umuntu umwe abaye aribwo areba video. So biriya bintu rero, nushyiraho video yawe ujye ubanza usuzume ko batakubwiye ko video yawe iri not eligible. No kuvuga ngo nusanga video yawe iri not eligible,
twabibonye uhita ukora apel ugasobanura ati video yanjye niyanjye narayikoreye ko bivuga ariko mu rurimi rw'icyongereza kuko TikTok ntago abayikoresha ari aba team TikTok ntago ikoreshamwo abanyarwanda bisobanura mu cyongereza wenda tuzagenda nabyo tubireba muri video niyo mpamvu tugushishikariza gukora subscribe. So hano rero murabona yuko video imaze iminota 2 reka twongere wenda dusubire inyuma dukore refresh murabona ko abantu bane bose bamaze kureba video. Ni ukuvuga ngo niba abantu bane bamaze kureba video mu minota wenda itageze muri 2, so ni ukuvuga ko umunsi uzashira wenda ari nk'abantu 1000, 2000, 3000 kwa kundi nyine views zigenda zizamuka nyine buri munsi. So ibi rero birafasha ku muntu wese ufite kiriya kibazo ngo ngiye nafunguye TikTok International ariko ngo nkeneye ngo gukurikirwa n'abanyarwanda. Abanyarwanda n'ubundi baragukurikira kuko uri mu Rwanda, video ushyiraho n'ubundi ziri mu Rwanda, location wahinduye ntacyo ikuraho ko video zawe zitazarebwa n'abanyarwanda. Murabizi ko YouTube kugira ngo utangire guhembwa n'ubundi naho uhindura location. Ibyo nabyo tuzagenda tubireba, niyo mpamvu tugushishikariza gukora subscribe. Kugira ngo uhembwe kuri YouTube uhindura location ugashyiramo USA. Ibyo nabyo turabizi, tuzanabibona batabizi muzabimenya. So aha rero naho impamvu twahinduye location nuko dukeneye kugira ngo dukore ibintu biduhemba apana bya bindi bitaduhemba. Niyo mpamvu twahinduye location. YouTube nayo uhindura location ariko n'ubundi ugakomeza gukurikirwa n'abanyarwanda. Ubwo bivuze ngo umuntu wese wari ufite ikibazo ngo nahinduye location ariko video zanjye nizirebwa n'abanyarwanda, ndizera ko icyo kibazo kibaye kiriya. Kandi niba ufite ikindi kibazo muri wowe cyangwa se ikindi gitekerezo ukeneye kutwunganira, nyandikiraho muri comment ikibazo cyawe, nzagikoraho video nyigusubize n'abandi bafite icyo kibazo bareberewe. Thank you so much, ndabakunda. Ikindi wenda nibagiye kubabwira mukinyibutse ejo nzongere nyibakorere, kandi wibuke gusiga ukoze subscribe. Thank you so much, God bless you, Imana ikomeze ibarinde, ndabakunda cyane.